Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Elise Scholars. Muri kumwe na Elise. Uyu munsi ngiye kubasangiza scholarship iri gutangwa na Hungary ku bufatanye na HEC, guverinoma y'u Rwanda ibigizemo uruhare. Mukurikire video mwitonze mudacikanwa n'iyi scholarship opportunity n'uburyo application process yose ikorwa. Uri mushya ku rubuga rwacu, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo tutazacikanwa n'amakuru y'ingenzi tubagezaho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na za kaminuza yatanze itangazo rimenyesha ko hari scholarship iri gutangwa na Republic of Hungary mu bufatanye bwa Government of Rwanda. Higher Education Council yamenyesheje abanyarwanda bose basoje muri uyu mwaka, baba basoje segonderi bifuza gukomeza muri undergraduate ndetse n'abantu basoje masters bashaka gukomeza mu byiciro bitandukanye, masters, PhD, gutyo mwese muratumiwe. Ikintu mugomba kuba mufite application itandikiye umuyobozi wa HEC, copy ya ID, ifoto imwe ya passport ifite amabara yose, copy ya school certificate ku banyeshuri ba segonderi, ku bantu basoje bachelor muratanga degree, hanyuma n'abantu basoje masters muratanga masters kugira ngo mukomeze amasomo muri aba doctoral student. Ikindi ugomba kuba ufite nibura IELTS nibura amanota angana na 3.5 muri iyo IELTS, ariko ni added advantage ku muntu uyifite, ntabwo ari itegeko. Hanyuma ku masters ufite employment proof, ibintu bijyanye nuko wari ufite work experience, ibyo byaba ari added advantage, ntabwo bivuze ko ari mandatory. Ubwo abantu mwujuje izo document muzegeranye, hanyuma mube mwakora application. Hanyuma link yo gukora application mukabona hano nkuko yatanzwe. Iyi scholarship ibintu ikavaringa harimo kuba bakumenyera amafaranga y'ishuri, aho kuba bakaguhereza tike yo kugenda no kugaruka, yaba ari insurance y'ubuvuzi ndetse n'izindi expenses zose ziramuka zibayeho bazigufashamo rwose, ukajya kwiga umeze neza, uri eligible ku bintu byose. Tunyuze kuri iyi link batanze ya Stipendium Hungary, urayifungura, hanyuma ugifungura link uraza wagisebutinge all cookies, numara ku acceptinga all cookies kandi kuri apply for Stipendium Hungary come, uragiza urahita ubona country yawe urimo bitewe na country uherereyemo. Urasanga ari Rwanda, country eligible, yes don't ask me again, hakirike numara gukirika kuri yes don't ask me again, hanyuma uhite uza ukomeze urebe n'andi ma options ahari n'ibintu byose ugiye kurebera hamwe n'ukuntu ugiye gukora application tunyuze muri guide yose. Nimba ari bachelor uraza choosing bachelor yawe wiselecting, numara kwiselectinga urebe courses ziri available. So nkuko muri kubibona hano hagiye hari ama courses ari available atandukanye, harimo za business administration and management. So reka reading more, hanyuma mumenye ngo application se igenda gute, biba bimeze gute. Hanyuma uraza kuri hano kuri find programs, ahangaha niho ugiye kurebera program ushaka iyo ari yo yose. Ugiye muri search, ushobora kujya muri search ugatayipinga mu program ushaka, cyangwa se ukaza ukamanuka hano hasi ukareba mu zihari, hari za agriculture engineering ndetse na za agriculture n'izindi agriculture nyinshi murayibona ko yiganje hano, irahari ari nyinshi. Hano bazitondetse bahereye kuri alphabetical order, kuri A applied economics, kuza za architecture, biochemical na biology n'izindi nyinshi cyane nk'uko muri kugenda muzibona. Options menshi agiye arimo hano, browsing. Hanyuma numara ku browsing choosing option iri suitable n'ibyo wize. Hanyuma nubona utari kubona iyo ushaka, urajya hano muri search hejuru utayipingemo. Urugero tuvuge niba ushaka nko kwiga civil, ushobora kujya muri search hejuru ukatayipingamo civil engineering, cyangwa se ugafata n'indi option ushaka ukayisearchingamo hano muri search, ukajyamo ugasearchinga option. Urugero tuvuge tugiye gusearchinga medicine, ugahita uyireba usearchinga nyine ukareba ama option faculties ari available. Wamara kuyabona nyine ukareba, wabona uri kuyibona ukayichuzinga. Dore harimo ama health care, ari health care niyo related n'abantu n'undi bashaka kwiga ibintu bijyanye n'ubuganga. So ubwo biraterwa na program yawe, nutayibona kuri list ubwo urareba izindi uri eligible arizo ukora ama application. Ushobora no gusearchinga pharmacy nayo ukareba niba iri kubonekamo, ukamanuka tuvuge niba ari gushaka ukareba niba yabonetse. Murabona ko idahisiza, hari za biotech, hari n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubwo iyo utari busange irimo, uraza gukora kuzo uri eligible zirimo zirabonekamo hano. Nta mpamvu yo kugira ngo ubure aho ukorana hamwe kandi
amawushini ahari menshi cyane atandukanye kandi uri eligible. Ushobora no kwandika mu finance ku bantu bashaka kwiga ibintu bya business mukaza kureba zirimo nyinshi cyane, finance and accounting, abantu bize amawushini atandukanye, haba ari abize accounting, abize andi ma business related studies, mwese muri eligible kwa aya programs muri kwiga. N'abantu bize indimi, abantu bize indimi mu buryo butandukanye, hari hano no kwiga indimi languages zirimo amawushini menshi cyane arimo. Ku bantu bari bachelor nababwiye ku selecting hano nk'uko hari utuntu tw'udutiki tw'umukara. Ku bantu bari masters muratikinga masters, mureke hano hari umukara hakomeze habe ticket, hanyuma musearching namwe variable courses yanyu kugira ngo mube mwakora application murebe ko mwajya kwiga muri Hungary nk'uko iyi scholarship iri gutanga amahirwe ku bantu batandukanye. So urasearchinga uze urebe ama degrees, ama programs menshi uko agiye atandukanye, uze searching. Tuvuga urugero ushaka kwiga nk'ibintu bya IT cyangwa se information technology, urandikamo information technology. Ukimara kubyandikamo haraza ama options yawe, namara kuza urebemo option yawe uri eligible, numara kuyiselectinga urakora application bitewe n'iki na interest yawe. Hano hari business informatics kuba masters ifite semesters 4 yigwa imyaka 2. So ku bantu bashaka kuyiga rero mwakora application. Computer science engineering, geoinformatics n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. So abantu mwize ibintu byose bitandukanye mwese mugedaringe here hano, mwegere hano murebe, harimo ama options agiye atandukanye muri fields zose, hafi ya zose. Ntihagire umuntu ucikanwa ngo nuko atigeze agira amakuru yo ni kugihemba nabagejejeho. Ubu umuntu wese uzi ko hari ibintu yasoje bitandukanye, hano harimo field nyinshi zitandukanye, araza ajya muri searching hanyuma bimufashe kumenya ngo nakora muri application ayisoze. Hanyuma ndaberekana application guide, ni kubanyuriramo mbereka ama variable courses, naje mbereka application process buri gikorwa, application yose kugeza uyisubmitinze nuko bigenda. Nimucikanwe dukomeze kugendana. Iyi scholarship ya Hungary dore application guide yayo nuko nguko imeze. Mbese muri make iyi ngiyi kwereka application process yose kuva kuri step ya mbere kugera kuri step ya nyuma. Ibintu byose, ikibazo cyose wakwibaza kuri application hano baragisubiza. So abantu mushaka iyi application guide ndabaha link muri description, hanyuma muze kuyidownloadinga iba yabafasha. Hari na video hano ibisobanura neza uburyo application ikorwa, process yose nayo mwayifashisha, ariko mugakora application neza kugira ngo mudacikanwa n'aya mahirwe aboneka gake cyane. So submit ya application ikorwa kuri step ya nyuma nko muri kubona muri document. Iyi ni application ifite process ndende. Iyo uyisoje submitinga, hanyuma umaze gukora submit bakubwira iki, dore hano murebe. Ibi byose ni ibintu bigenda byerekana ukuntu application yawe iyo wayisoje igenda. Dore hano ushobora guhita downloadinga form ya application yawe wohereje ukuntu yari imeze, cyangwa ukayiprinting kubibona. Na link yacu ya kabiri ya HEC, ushobora no gukora application y'ama document asigaye ukaya-uploadingamo hano nkuko bagiye babivuga. Iyi application munatwandikira kuri 0722 17 686 ikindi umuntu ugira ikibazo ashobora no kujya muri comment akandika, hanyuma akaba yasubizwa byoroshye. First users uraza ukore sign up hano, hanyuma uzemo izina ryawe rya mbere, ushyiremo izina rya kabiri hano, email hano, ushyiremo nimero ya telefone hano, ushyiremo gender, choosing gender yawe hano, hanyuma ushyiremo ID, ukore sign up. Bahita baguhereza link kuri email, hanyuma confirming account yawe niyo ureberamo uko application yawe ihagaze. Hanyuma ku bantu basanzwe bafite account mureta muza mukore login, uratinga muri username na password gusa, ubundi application yawe uyisoza. Ku bantu baragira ikibazo mwatugana tukabafasha kubikemura nta kibazo.